nta kibazo mfite cyane ko hari n'ibyambayeho wenda nanjye muri make ngende nirebe. Ubwo rero twaragiye nyine we twasanze ari muzima byo basanga ndwaye. Tangira kugira ikibazo rero mvuga nti burya n'umwana nabyaye ararwaye. Kuko urumva nari mfite umwana uri mu myaka 3 n'igice 3 gutyo. Mpita ntangira kugira ubwoba mvuga ngo n'umwana naramwanduje. Njyaho ndahangayika bishoboka. Mbese napfuye mpagaze. Hicara nzi ngo ejo nzapfa. Kwihangana. Ejo nzapfa. Noneho nacyagiye nacuruzaga inzoga naraziyahuzaga. Hanyuma mvuga kandi kabisa n'ubundi kubaho ntabwo hari. Hagerageza kwiyahuza inzoga ngo ndebe ko napfa nkanazinywa ntariye. Kubundi bavuga ko urwaye SIDA atanywa inzoga. Ariko giye rero ubwo numvaga ko ari wo muti uzamfasha ngapfa vuba. Kuko nari nzi ko n'umwana nabyaye arwaye. Aho nsangiye umwana ari muzima rero niho natangiye kugira ubumuntu. Ndavuga ibyo byose aho kugira ngo niyahure reka inzoga nzireke. Shaka uburyo ndamutse mfuye nagira aho nsiga umwana. Nuzamusigaranira yo kuzamugiraho ikibazo. Nubaka yamaze mvuga ngo yamaze azasigara kodeshwa. Okay, ya kanseri yaje kwimukujya mu mutwe. Ya kanseri yo mukagura ivuyemo igiye mu mutwe. Gusa ariko yavuyeho. Ntiyahita mu mutwe yarabanje iratuza. Ahubwo nkurwarira ibindi. Ndwara ibihaha. Ndwara cirrhose. Narwaye ibirwara ntabona kubitondora sinabishobora gusa nta ndwara nimwe ntarwaye. Iminwe iracika hano sinyeshobora kwayura ngo nkajya ncika hano nahoraga byiza gutya. Ishinyishiraho ururimi rubinyama. Ubwo buzima nabwo nabutinzemo cyane. Ngera rero naho mbi impumyi. Impumyi urahuma. Ya, amaso azaminshaza. Ariko yajemo kubera ya kanseri y'umutwe nagize. Kubera umuriro wahoraga waka mu mutwe. Ngira ngo niwe watumye zanshaza zizamo. Nkicara nkayibwira Imana ibuka amasasu ya rebero n'aya SIDA byamporiragaho. Urebe imihoro yose naciyemo, urebe udushoka naciyemo. Uhandindire. Ikirenze kuri icyo ndabahojwe nabyaye n'umwana baye muzima ndwaye SIDA ari muzima. Mana uremeye ko mpfa nkamusiga ntamureze. Mbese nkajya nyibwira. Mbaze kwagira rero ngiye kubaza niba mazu bansohoyemo. Bansohoyemo rero banki. Nagiye kubibaza nagiye ku murenge kuri polisi raho hafi yegeranye n'umurenge Kabeza Samudo. Mbaza impamvu amazu yanjye nayabona amadeni ndimo narayarangije. Bari yishyuye byararangiye. Aho kugira ngo banyishyure ya mazu yanjye bame ya mazu yanjye ahubwo bose bansohora. Polisi cyangwa polisi n'umurenge. Bahise baza baransohora. Ubwo rero biba ngombwa ko tangira ubundi buzima nyine mbaho gutyo mbaho ntagiraho kuba muri make. Amazu abayafite. Nzize miliyoni 5. Amazu se afite banki. Amazu urumva bafite umurenge. Amazu urumva ni banki yanyambuye. Yanyambura nanaburanye natsinze. Mfite irangiza rubanza. Urazifite izo mpapuro? Cyane. Nsubira presidence. Subira presidence rero bansubiza bambwira banshubije inyuma bambwira ko ngomba gusubira ku muvunyi. Inshuti zacu mwese abadukurikira ni ku IHUMURE TV tubasaba umugisha w'Imana abo twabanye mu bihe byatambutse na n'uyu munsi tukaba turi kumwe dushimye Imana ko itwemereye kubana namwe kandi nge ndikuzo Emi tubana kenshi mu biganiro bitandukanye by'IHUMURE TV. Turi kumwe n'umumama mu kiganiro cy'IHUMURE ry'uyu munsi wo twatumiye kugira ngo dusangire byinshi. Wowe wakoze subscribe warakoze cyane Imana igumugisha. Hanyuma wowe utarayikora uyikore. Awasobona inyuguti z'umutuku ni s'abonner niba ukoresha ururimi rw'igifaransa cyangwa se niba ukoresha icyongereza ni subscribe. Reka ngusabire umugisha rero wowe udukurikiranye muri uyu mwanya. Hanyuma niba ukunze iki kiganiro ukore like. Yes, hanyuma inkunga ikomeye cyangwa se iturutanga mu rusengero no gukora share. Turi kumwe n'umumama reka tumwakire. Yesu ashimwe. Yesu nabimbazwe. Witwa ndetse? Nitwa Nitegeka Serafina. Nitegeka Serafina nuwahe? Kavukire ni akarere ka Nyaruguru.
bifate gutya. ariko ubu ntuye aho bita Kabiza Samuduha mu karere ka Kicukiro. Yego. Uri imfura iwanyu se? Oya. Ndi umwana wa gatatu iwacu. Tuvuka turi abana 7. Ariko hariho 5. Hariho 5? Yes. Abandi barapfuye? Abandi barabishe. Ryari? Barapfuye 94. Muri jenoside? Yeah. Hanyuma uyu munsi ufite papa na mama? Oya, mfite mama wenyine, papa nawe yarapfuye. Pole sana, ni ukwihangana mu isi niko biba. Tugira umugisha wo kubana nawe kugira ngo wenda utambutse bimwe mu by'Imana yagukoreye. Karibu. Yego, murakoze cyane. Imana ibyo yankoreye byo ni byinshi nsinyashaka kubivuga ngo mbirangize. Ariko nukuri ntacyo nyeshinja, yambaye hafi cyane. Yambaye hafi kuva ndi umwana muto. Satani yarandwanyije ariko navuga ko atambonye kuko isaha ndahumeka umwuka w'abazima, kuko Satani yatangiye kundwanya ndi umwana muto w'imyaka 6 gutyo. Kugera naho mva mu buzima, mva mu mubiri, bikaba ngombwa ko mama atabaza ko navuye mu mubiri mfite imyaka 6. Ubwo ngiye guhera hasi mvuga urukundo Imana inkunda. Ubwo mwari mukiri Nyaruguru? Yes. Mpereye hasi mvuga urukundo inkunda. Naje gupfa rero, mama arabumva aratabaza. Nari nagize ikibazo sinzi ukuntu byari byaragenze, urumva najyaga muri toyi, inyama zo mu nda zose zikavayo. Ndavaye bikaba ngombwa ko bambwira ko ntagomba kujya muri toilette, barankoreye ahantu hafi ku buryo za nyama zo mu nda bazazifata bakazikuraho ivumbi ryagiyeho bakazisubiza mu nda. Aho rero amaraso yaje kunshiramo, biba ngombwa ko njya mu bitaro ngo banyongerere amaraso mu bitaro bya Kibeho. Binanuma rero naje guhera umwuka. Heze umwuka biba ngombwa ko mama atabaza ko yapfushije. Ndumva nari umwana w'imyaka 6 aho ngaho, ko nari ntarajya mu ishuri. Byabaye ngombwa rero ko mu cyaro bagira ukuntu bagira abantu b'abapfumu, bagira sinibaza ko n'ubu bigihari, ariko hari umupfumu icyo gihe bakoreshaga. Abanyacyaro bose muri ako gace twari dutuyemo, uwo mupfumu yari uwirubona. Nyine yaje mu batabaye bazi ko baje kunshyingura. Ahageze yarangije avuga ati uyu ntacyo azaba, ntabwo uyu yapfuye, no gupfa ntago hari kuri we. Mama arangije aramubwira ati winshinyaguriro, umwuka warangiye nawe urabibona, uravuga ngo azabaho gute. Byabaye ngombwa rero bw'uko nagarutse nyine, ubwo gihe ntubimbaza n'ibyo byose ni mama wabimbwiraga, kuko njye sinarinzi aho ndi, sinarinzi n'ibyo urabyumva. Ariko naje kuvayo nyine ndazuka, mvuga ko nazutse kuko narazutse. Kandi urumva kugira abahuruza ko umuntu yapfuye, nkongera nkagaruka, numva ari ishimwe. Aho niho ntangirira nyishima, kuko ubwo mba narapfuye ndi umwana w'imyaka 6, ariko impagararaho. Impagazeho rero byaje gutinda. Urumva navuye mu bitaro ya ndwara yo guhura n'icyo kibazo nari nahuye nacyo byarashize. Njyana mu ishuri ndiga ariko nagarukiye mu mwaka wa 4 primaire, ntabwo nashoboye gukomeza ngo bikunde. Biba ngombwa ko nza mu mujyi wa Kigali. Hari ukuntu bavuga ko jenoside izaba mu cyaro, hari ukuntu abasaza bakoraga akanama bavuga ibigiye kubaho. Nkumva rero biteye ubwoba. Numvaga rero ko biteye ubwoba, n'umutima mvuga Imana, rwa rupfu ruransize. Ubwo ngeze mu myaka 14, urandokoye urwa rupfu ruransize, kandi na Satani n'umukozi wa Satani ariwo mupfumu yavuga ko ntazapfa nzarama. None iyo ntambara niba ikanyica, ubwo koko Mana mbese ndayitakira nk'umwana. Byanjemo rero ko nza mu mujyi wa Kigali, nenzi ko Kigali nta jenoside izahaba nkuko bayivugaga. Wari uzi ko izaba mu cyaro? Nzi ko ari mu cyaro. Biba ngombwa rero ko ndwana no kuza Kigali, hari famiye Kigali, hari abantu nzi. Mbese wari ugize imyaka ingahe? 14, nari mu 14. Byabaye ngombwa rero ko nzi Kigali, kandi koko n'Imana irakomeza irandindira. Ni isaha urumva murandeba. Iyo mfa ntabwo mwari kumenya, nacyo sinari kubamenya. Noneho rero
naje i Kigali jenoside naho ntibyatinze birabaye, ubwo nzi ko Kigali itazageramo ahubwo niho yabaye mbi cyane, bica abantu kugera naho duhaguruka aho twari turi, gusa hari umumama umwe yambaniye abo naje nsanga abo barabishe nta basigaye. Biba ngombwa rero hari umumama twari duturanye aho muri Kicukiro, agerageza kumpuza n'umurundi wari wahunze ku bwandadaye, umudamu bita Mazu atuye hirya y'uwo bita Gatorayo nyiri Bambino. Uwo mubyeyi yangiriye neza, hahane navuze ni rimwe nzajyayo murebe mushimire, ariko ntacyo no bumushima byumve ko ni mushimire no ku Mana, niyo ntamusanga yumve ko mbitekereza, kuko yangiriye neza cyane. Yampuje n'abarundi rero bari barahunze ku bwandadaye, abarundi turahungana, jenoside iraba, bakomeza kwica abantu n'abaturanyi b'abarundi barabica tureba, babica urupfu rubi, handi byari byarangoye no kubyakira, kuko bajyaga bafata abana bagakubita ku bikuta bagaca indimi mbese byari bibi cyane, numva byabanje no kunyica nabyo ubwabyo, byaranze no kumvamo. Inama byaje gutinda, iyo kahise turayimukamo turagenda bimeze nabi, urabyumva, amasasa ava ku irebero, SIDA, interahamwe zigenda zikica. Noneho byaje kujya aho twimuka ahandi twari turi kwa wa Murundi, hari ahantu bakodeshaga mu nzu y'uwo bitaga Koloneli Setako wa kera, mu ngabo za kera. Byaje kugeraho rero aho barahimuka bajya hejuru yaho, habaga interahamwe rero zishoboka, bakajya bajya kwica, bakagaruka niho bariraga, niho bagerezaga ya mihoro batemesheje abantu bo muri Eto, mbese niho bari baragize indiri y'imihoro batemeshaga, niho interahamwe zakoreraga, mbese ni birebire, ku mugabo bitaga Matayo. Aho turahaba biratinda, amasasu mbese yarebero na SIDA menshi, bigira naho naho tuhava, turimuka tujya ruguru aho bitaga kwa Gatsinzi, naho urumva nyine urabyumva, nabonaga bagenda, mbese nimbaza ibyo. Uwo murundi kazi mwaje kubana gute? Twaje kubana ari umudamu nabanje kuvuga ko yamuje nabo, ni umudamu bamwita Mazu muri make. Wese mwaje gutandukana gute uwo murundi? Umurundi kazi, umurundi we twatandukanye ari inkotanyi zintandukanyije nawe gute? Jenoside irangiye, kuko we twarakomezanyije kugera naho tugera ku mabariyeri, bajya bashaka kunsigara nawe Murundi akamba hafi, bajya bashaka kunyica Murundi akamba hafi, mbese ariho hane mvuga nti Imana ijye impera umugisha uwo Murundi kazi ahantu ari n'abana be, kuko yari afite abana 5, wenda sinzi niba kwanza ndibaza ko nahari, ariko navuga ko yari afite abana 5, ariko nibukamo abana 2, umwe yitwaga Sandra undi yitwa Nawera, abandi bose simbibuka. Umudamu sinari nzi uko yitwa, umva nibwo nari nkihagera, nari ntaramenya amazina, ni kwa kundi bavuga mama Nawera, mama mbese ni mama runaka, amazina yose sinyazi, ariko gusa yangiriye neza aho yaba ari hose, ajya yumva ko mbishima, nuko nubwo ntongeye kumubona, kuko inkotanyi nizo zadutandukanyije, musiga muri ambasade, twebwe badushakira ahandi ho kuba, gusa ngaruka inyuma ntasimbutse, twageraga ku mabariyeri bashaka kunyica, umubyeyi akitambika n'amafaranga akayatanga ye. Biza gutinda rero, interahamwe abantu bakomeza gupfa cyane, n'inkotanyi urumva nazo zaje kugeraho zifata karitsiye twari turimo ya Kicukiro. Bifashwe biba ngombwa ko babandi bose duhunga rero, na za nterahamwe zose, ariko hari zasigaye zica, hari izo tutajyanye zisigara zica ku mabariyeri, cyane kuri bariyeri y'ahantu bitaga mu Ngoma, n'interahamwe zasigaye cyane niho zari ziri, kuko haruguru naho byari inkotanyi zari zimeze nk'aho zahafashe, bamanutse hepfo ku muhanda ugenda kwa Gitwaza. Twageze i Rwanda byari bikomeye muri make, inzira zose ari ibintu bibi cyane, ariko umubyeyi akampagararaho. Imana yaramukoresheje, ndashima Imana yamukoresheje, kuko ni benshi bapfaga tubireba.
ndashima Imana yamukoresheje kuko ni niyo yampagazeho imukoresheje, kuko nawe yarafite kuba yananyisubirana ntakomeze kumba hafi akabirambirwa, kuko twatinze mu nzira kubera agiye ntiyanyenuba. reka duse n'abihuta, ugeze mu gihe cyo gutandukana nawe hanyuma we wagiye kuba he? Nagiye kuba mu Kiyovu, babohoje mu Kiyovu bana nande? Inkotanyi zabahoje inzu, zifashe inzu zidushyiramo n'umumama umwe wari waramaririje, nta muntu n'umwe yarokoye. Mbese badufata turi abandi bana, tujya kumubera nk'abana nyine, urumva baduha inzu yo kubamo. Aho rero niho amahoro atangiye kuboneka. Nagiye Kicukiro, hahandi nyine nari naje nje n'ubundi, hahandi bamaze abisha abantu. Apana babandi bo haruguru, ndavugaho naje nje nyamukuru. Noneho urumva bo barabishe bararangiza rero, ariko basize amazu. Nagarutse nje kureba ya mazu, kuko hari n'uwari wagiye muri SIDA, mvuga wenda yaba yaranagarutse kureba ko hari umuntu hari muri make mbara, ko hari wenda harimo n'abapangayi benshi, mvuga wenda haboneka n'umupangayi tuziranye, nkamenya uko mbana n'umuntu nziranye nawe, kuko mu Kiyovu twari abana bafashe b'imfubyi nyine, bahereza uwo mukecuru ngo ababe hafi. Rero ko habagiyeyo nabonaga ntabishoboye, kandi icyo gihe muri make nta n'amahoro nari mfite, bitewe n'ukuntu nibazaga ko nabo nasize mu cyaro, numvaga ko nabo bapfuye. Nta mahoro nari mfite, rero nari meze nk'umusazi. Noneho reba ibyambayeho, bambahoze muri ya jenoside nyine, natekereza n'iby'iwawe nuko n'ab'iwacu babamaze, urumva nari meze nk'umusazi, nkumva kwicara hamwe ntabishobora. Byaje gutinda, ubwo nyine njya Kicukiro. Ngiye rero biba ngombwa ko jenoside irangira, ariko abantu bataratahuka, hari bakeya, inzara imeze nabi bishoboka pe. Nishimira Imana yandinze imihoro ntinkubita amasasu ntanyice, umva yarangiza ikandinda n'inzara ya jenoside ikirangira, kuko nta soko ntaki, mbese twari turiho mu buzima bugoye. Byaje gutinda rero nza no kubyara, ngira umubebe. Urumva noneho muri amazu Kicukiro cyangwa wagarutse mu Kicukiro? Ndacyari Kicukiro wenyine. Urumva nageze naho njya kwegeranya n'aya miryango yanjye, mvuga ngo ndebe ko bagihari. Nagize amahirwe bahungiye i Burundi, mugungira i Burundi rero baje guhunguka, baza bajya muri groupe ya Butare. Byabaye ngombwa rero ko mbiyegereza, baraza rero turabana muri ya mazu yo muri famiye kwa data wacu nyine Kicukiro. Turabana kugeraho mbese n'Imana ica inzira, kurumva naje no kubyaramo muri icyo gihe nyine. Ndyaye mbura n'icyo guhereza umwana, inzara imeze nabi, kuko abantu bari bataratangira gukora, ariko hari abacuruzaga ibyo babohoje barabyegeranyije bakajya babigurisha abantu. Biza gutinda rero nk'uko umuntu yandeba akangirira imbabazi mu mafaranga. Yamaye 10,000 bya kera, byari byinshi batarahindura aya mafaranga nyine ari aya kera. Yamaye 10,000 rero nibajije icyo nyagura, nabanje gutekereza ko nagurira umwana icyo kunywa, nkagura nk'amata wenda akabamufashije, nkaza gushaka ibindi nyuma. Ariko amafaranga nagiye kuyaguramo ikintu biranga, nayakora mu mufuka n'ibinkundira. Ntangiye kwibaza se amafaranga afite ikihe kibazo. Hanyuma mvuze se hari ukuntu bavuga ko amafaranga bayaroga, ndavuga se yayampaye yayaroze, kuko yananiraga kuyakora mu mufuka kandi nyafitemo. Nakoramo nkumva mbaye nk'umfashwe n'amashanyarazi. Nari ngiye kugura amata rero, byabaye ngombwa ko amata nyihorera, gusa tuyafite inzara yarashize. Byaje gutinda rero, hari ukuntu nkuko njya kuza i Kigali, nagize inzozi naje i Kigali. Ngize inzozi rero nzigenderaho, nagize inzozi rero ncuruza aya mafaranga. Mbona nagiye ngura aya mafaranga ndayatanga, nyagura amakara, umufuka w'amakara, ndaza nyacuruza muri quartier. Ya mafaranga yambereye umugisha, mbona ko ari nka marayika waje rwose akanshina inzira aciye aho ngaho.
finaloma naje kurangura amakara ndayacuruza, amakara arunguka, twongera kusonza, twongera kugira icyo, mbese yarahabaye. Amafaranga arunguka kugeraho nzamuka, urumva sindakizwa ndi umugaturika w'ikibeho, ngeraho mvuga nti noneho ntangira gutonyoka. Kwa gutonyoka ariko byaje kubera ko namenye ko ndwaye SIDA. Urumva 94. Wabwiwe n'iki kurwaye SIDA? Ni 94 narabohojwe, ahubwo aho nahasimbutse sinavuze. 94 narabohojwe baranyanduza. Banyanduje je sinabimenye. Ntabimenye. Bagufashe kungufu? Ya, cyane. Ni 94. Ubwo si muri babarundi oya, nera hamwe za Kicukiro. Narabohojwe 94. Niho rero nakuye na ya SIDA. Nurwarira SIDA ariko babyumva nyine niho handi na wundi yampaye amafaranga nari nsimbutse aho ngaho gusa ni byinshi murambabarira nsimbuka nkagaruka mu ihangane kuko hari ibyo nibuka nkagaruka inyuma nkaho nari naharenze kandi nicyo cyatumye amana ya mafaranga iyo SIDA narwaye yatangiye kuntera ibyuririza 97. Nurwarira akaguru rero kazamo kansa, hajemo kanseri, ukajya bambwira guca akaguru nkumva ni ikibazo. Noneho ndi umwana nakundaga imodoka nkajya mvuga ngo nzagura imodoka, sinumve ko mbese aho kambe maretse gusa nyihereye amafaranga ngenda nzi ngo ngiye kuyagura ikintu kuko urumva muri bwa burwayi mfite umwana, Imana yamumpaye ari na muzima ariko je sinari nzi ko ari muzima, ariko nyine urumva nababazwaga n'inzara gusa dufite. Daje gutinda rero amafaranga nyacuruzamo amakara naguze byinshi, amakara arunguka ariko ntangira kugira ibisebe ku mubiri nishimagura ukuntu. Ibimenyetso bya SIDA byazandwara urumva ndiho nabi na SIDA ndimo simbizi ko na SIDA nyifite. Niho handi rero ntangiye gukora ncuruje amakara ngeraho nzamuka kubera kwa kwishimagura, ndavuga nereka no gukomeza kwishimagura n'aya makara njye mu bindi. Nkajya ngira inzozi z'ibyo njyamo, je simbisobanukirwe kuko sinabye iby'inzozi, ariko gusa ya makara niyo nahereyeho menye inzozi kuko nagiye kuyagura ya mafaranga 10,000 bampaye, nagiye kuyaguramo ikintu ngo mpereze umwana, amafaranga ananira kuyafataho umutima urandya ndayareka. Inzara iranashira rwose ariko kubera ko ya mafaranga twayarebaga numvaga ko mbese inzara nta kibazo. Amakara rero nayaguze muri bya 10,000 ntangiye gucuruza, inzara yahise ishira. Kurumva naranungutse cyane niyo yatangiye ncuruza iyo tetaye muri quartier, abandi ari imifuka baterura. Curuza amakara ndageraho ndazamuka nyine ngera ku mifuka 15. Ngeze ku mifuka 15 byabaye ngombwa ko kwa kwishimagura mvuye mu makara, urumva ninjye wayitangiraga narya vuri kagenda rikanjyaho nagira ikibazo nakwishima, mbese ngatonyoka birenze. Ndareba mbona ntibikwiriye, nari inzobe rero ya yindi nyine urabyumva. Ndareba mbona inzobe yanjye irahinduka kubera kwishimagura, aho nishimaga hahitaga haba umukara nkagira ibitashitashi. Nkishyiramo ko wenda nishimye amaraso akivanga n'amakara, ndavuga ntereka mpindura ubuzima. Niho rero najyaga mu kabari, ubwo nabwo nagiye mu kabari. Ubwo nabwo nagiye mu kabari, nagize inzozi ntanga inzoga, pfundurira abantu inzoga. Ubwo rero ya mafaranga nayegeranyije ndavuga narose ncuruza amakara, ndayacuruje birampiriye, reka n'aka kabari nkajyemo. Jyeho rero njya gucuruza akabari. Aya mafaranga urumva aya makara nayagurishije ntongera kurangura kuko urumva nahereye ku mufuka umwe ngeraho ngira depo y'imifuka 15. Aya makara niyo nagurishije nkuramo amafaranga yo kwishyura inzu ngiye gukoreramo kuko aho nakoreraga muri quartier hahandi muri famille mu rugo aho twari turi. Nazamutse njya ku muhanda njya naho bita kuri station d'Arasi kuri Sheri. Twebwe twari impande ya pade. Zamuka kaburimbo rero njya gukora akabari, nkora akabari biratinda. Imana ikaginyereka ko akabari tagashaka. Imana yakwerekaga gute ariko?
mu nzozi nabonaga nahombye nkabona bya biyoga byapfuyeho kuko nageze aho ngira amadepo y'inzoga Bralirwa ingemurira noneho biba uko wabaye umugore ukomeye muri iki gihugu ibyo byose umva ntabwo navuga ko ntakomeye kuko niyo isaha ndakomeye narakomeye ariko nyine watuzaniraga inzoga we yazikuraga Bralirwa nawe twakongera akaduha ntabwo ari igihe wagendaga muri Bralirwa komuteri ariko noneho rero n'undi wagendaga akazizana nkarangura mbese ndaranguza mu kuranguza rero nkajya mbona gucuruza inzoga bidahari gusa byaje nkibitangira nasimbutse hari naho ntangira kubikora nacuruje n'urwagwa nkajya njya akabuga kurangura urwagwa noneho kuko hari abazaga nyine bakajya barusaba ndareba ndavuga narwo bose mbaserive aho kujya hagira uncika n'urwagwa narushyizemo ariko urwagwa rwo nta gaciro rwahawe mpita mbona rero ko Imana itarushaka nigumira mu nzoga nazo nzibamo igihe gito n'inzoga irazanga abakiriya buri kimwe cyose kugira ngo binkure yanyerekaga mu nzozi sinsobanukirwa inzozi yikiyizira igakumira abantu ntibaze kuzinywa nk'urwagwa njya kurureka nararanguye ari amabidani yose narayamennye ntawayanyweyeho ariko nari nabonye ngira inzozi ndundeka ariko ndahatiriza urumva kwa kutamenya ngo nsobanukirwe inzozi ndahatiriza ndakomeza ndarangura rero noneho rurara rwose mpita mvuga ni kabisa ntabwo bishaka pe nigira muri byeri nigumira muri byeri biratendera na byeri nayo ikajya inyereka ko idashaka ese nta gahunda wari ufite yo gushaka umugabo kandi nari ndwaye wari wabimenye wumva ufite kwituriza ukibera cyane ahubwo se neza ko nzabaho n'icyo gihe ibyo nabikoraga mvuga ngo nzigamire umwana kuko urumva hari aho nasimbutse gusa naje guhura n'umuntu naje gufata umusore umwe wo muri quartier aho ngaho yakoraga taxi voiture musaba ko batangiye kuzana abantu bapima ababohojwe kugira ngo bamenye uko bahagaze abafashwe ku ngufu bari hano Francisco rero ku Gitega ubwo rero nabwiye uwo nguwo ndamugara imbabara mperekeze nkwereka ahantu tujyana yari umutaximene ndamukodesha bisanzwe ko mvuga nti turanajyana kwanza kuko hagendaga umugore n'umugabo hagendaga bagiye gushakana bavuga ngo hashakane abantu biyizeye byabaye ngombwa rero twajyanye nk'umuntu untwaye ariko biba ngombwa ko tuhageze mu profita ambera umugabo arabyemera cyane ndamugana imbabara tujyane nk'umugore n'umugabo njye kureba ukomeze kuko igisebe cyari kiranyimwereka nabwo ni iki gisebe mfite nikijya kintera ikibazo ariya matangazo batanga nawe urayumva nyemerera umperekeze njye kwipimisha ndebe uko mpagaze ndebe ko nta kibazo mfite cyane ko hari n'ibyambayeho wenda nanjye muri make ngende nirebe ubwo rero twarakiye nyine we twasanze ari muzima byo basanga ndwaye tangira kugira ikibazo rero mvuga ntiburya n'umwana nabyaye ararwaye kuko urumva nari mfite umwana uri mu myaka 3 n'igice 3 gutyo mpita ntangira kugira ubwoba mvuga ngo n'umwana naramwanduje njyaho ndahangayika bishoboka mbese napfuye mpagaze hicara nzi ngo ejo nzapfa kwihangana ejo nzapfa ariko nkajya mbona hazaga umugabo umwe yambaye ikanzu y'umweru ariko simbona amaso simbona amaguru nkabona iki gice kumanura kugera hasi ariko simbona umutwe akambwira ngo ufite ubwoba bw'iki kutazapfa uzarama ubwo ni ninjoro ndaryamye simbisobanukirwa biza no gutinda ku bikuta hakajya haza ibinyuguti binini rwose birimo ubururu n'umweru binini kabisa handitse negatifu bigira naho nza guhindura icyuma mvuga ni wenda n'inzozi n'amarangamutima yanjye nifitiye kuko nari nzi nyine ko nzapfa kuko hari nk'aho batubohereje rimwe mu cya gihe Kicukiro bo bari barangije gupfa za 2003 uwa mbere yapfuye 2003 bishwe na SIDA undi apfa 2004 ubwo rero nishiraga nzi ngo nanjye ejo niki kuko urumva batubohoje bari bamwe ikirenze kuri icyo bose baduteye inda
bose nabo bari bafite abana n'abana babo ni bazima. Ubwo rero nsanze umwana wanjye ari muzima, navuga nti burya ntacyo, niyo napfa ndwana. Nakoraga akazi k'ubucuruzi mvuga ngo niyo napfa siga nzigamiye umwana, nihagira umunsigaranira atazasigara amuvuna, kuko agiye urumva sinari nagize amahirwe yo kwiga, urumva amenya ubwenge ndwaragurika siniza aho ngeze naho. Ese ubwo amafaranga ashobora kuyabara utarize? Cyane nabaraga nk'uwaminusha ahubwo ntabwo amafaranga yananiraga, narayabaraga kandi hanyuma dusa n'abihuse. Waje gukizwa gute? Gukizwa ndahagera, njye kuhagera kuko nakijijwe za 2008. Aho hose nabwo nkizwa ari uko nciye ahantu cyangwa tuhavugeho, naciye ku rusengero rumwe Imana n'abapasiteri b'Imana bamera umugisha mbavuge, uwo bita Munyakazi Patrick n'umudamu we Grace. Bari muri rusengero ubwo? Ikarabiro Murakoze Church Samuduha. Ariho hane nari buhagere, ariko ntacyo aho nagiye kuhubaka kugira ngo rwa rusengero ndubone, umva ukuntu Imana inkunda, mbese igira inzira ntakubwira. Navuye Kicukiro ngura ikibanza, ariko aho ndasimbutse, nabura utumye nsimbuka, reka nsubire inyuma gato. Byaje gutinda muri bwa bucuruzi bwanjye, mbona amafaranga, ndagenda ngura ikibanza, nkigura aho bita Samuduha. Buze ikibanza nubakamo amazu, nabanje kubaka inzu imwe kuko nari mfite abana benshi nareraga, mvuga ngo nindamuka mpfuye bazasigara bamenyera wa wundi nzaba nsize. N'aba barumuna banjye nabazanye nabo turi kumwe na mama, rumva ndabiyegereza, mvuga ne wenda ninarwaragurika bajye bamba hafi, n'abandi tutavi nimwe b'imfubyi. Aho nabikoraga mvuga ngo nindamuka, agenda ateganyaga ko nzapfa, mvuga ngo nindamuka mpfuye wa wundi wanjye atazabura abamuba hafi, ngire neza byanyu, mvuga ngo gira neza wigendere. Nanjye n'uwo mubare nari mfite, mvuga ngo ndabikora, nindamuka mpfuye umwana wanjye nta kibazo azagira. Noneho nubake n'aya mazu, nubatse n'aya mazu, mvuga ngo niyo napfa ya mazu bazayakodesha babamenye, kuko sinigeze niga, kuko nyuma yaho naje no kubyara undi mwana, ubwo nagize 2. Narembye cyane ngize 2. Wagize igitekerezo cyo kubyara undi mwana kandi uzi ko utazashaka? Hari umutipe umwe yaje ambwira ko ashaka ko mbana nawe, nkamubwira ko ndwaye. Namubwira ko ndwaye, akavuga ati ntawe urwaye ubivuga urambeshye. Noneho nacyagiye nacuruzaga inzoga, naraziyahuzaga. Hanyuma mvuga kandi kabisa n'ubundi kubaho ntabwo hari, hagerageza kwiyahuza inzoga ngo ndebe ko napfa, nkanazinywa ntariye. Kubundi bavuga ko urwaye SIDA atanywa inzoga, ariko jewe rero ubwo numvaga ko ari wo muti uzamfasha ngapfa vuba, kuko nari nzi ko n'umwana nabyaye arwaye. Aho nsangiye umwana ari muzima rero niho natangiye kugira ubumuntu, ndavuga ibyo byose aho kugira ngo niyahure, reka inzoga nzireke, shaka uburyo ndamutse mpfuye nagira aho nsiga umwana, nuzamusigaranira yo kuzamugiraho ikibazo, nubaka yamaze, mvuga ngo yamaze azasigara akodeshwa. Ndaje gutinda rero, ikibanza urakiguze? Ikibanza ndakiguze, ndacyubatse, ndarangije rero. Noneho ndaremba, noneho ndagenda ndaremba, intege ziba nkeya bishoboka, hahandi ntabyutsa n'umutwe. Noneho yego n'ubundi yego nakoraga ndyamye, kuko nari narafashe akamatera nshyira hafi aho ngaho muri kontwari, ariko mfite nta ntege, kuko nageze naho ubuzima bumushirana, nkumva nta sindiho nyine, urabyumva. Bare biza gutinda ndubatse ayo mazu, mvuga ngo nindamuka mpfuye umwana azayasigarane. Ubucuruzi bw'inzoga nabuvuyeho, ubwo nakijijwe nagiye mu mapiyesi y'imodoka, kuko wahise ukizwa utangira gucuruza pièce de rechange? Yego, ariko inzoga zo urumva nabanje naringeze ahantu nacuruje urwagwa, ndarurangura ruburaro, abarunywa binywera amabyeri gusa. Ubwo navuga ngo buri mwe wese mushyirireho ikintu hazajya icyo ashaka kibone. Urwagwa rero rwarabanje ruragurwa, ariko bigeraho ruhagarara, ntibarunywa, ndukuramo sigara ku mabyeri. Biza gutinda rero na za byeri nazo ziza kuvaho, njya mu mapiyese y'imodoka.
noneho inzoga uzivuyemo ujye mu mapiyese y'imodoka. yego nagiye mu mapiyese y'imodoka ariho navanye amafaranga yo kugura ikibanza nyine no kugira ngo nubake. Byaje gutinda rero ndarwara ngira ikibazo cyo ya kanseri yaje kujya mu mutwe. Ya kanseri yo mu kaguru ivuyemo igiye mu mutwe gusa ariko yavuyeho ntiyahita ijya mu mutwe, yarabanje iratuza. ahubwo nkurwarira ibindi, ndwara ibihaha, ndwara siroze, narwaye ibirwara ntabona kubitondora sinabishobora, gusa nta ndwara n'imwe ntarwaye. Iminwa iracika hano sinyashobora kwayura ngo nkajya ncika hano nahoraga byiza gutya, ishinyishiraho, ururimi ruba inyama. Ubwo buzima nabwo nabutinzemo cyane, ngera rero naho mba impumyi. Impumyi urahuma? Ya, amaso azamo inshaza, ariko yajemo kubera ya kanseri y'umutwe nagize, kubera umuriro wahoraga waka mu mutwe, ngira ngo niwe watumye za nshaza zizamo. Bakajya banjyana i Kabgayi rero ngo babagemo za nshaza, twagenda tugasanga umbaga ntiyabonetse. Ariko nabonye ko ari umugambi w'Imana, bivuga ngo iyo bambaga amaso yari gupfa burundu. Ariko twaragendaga tugasanga umbaga ngo ntahari, kandi randevu ari bo bayimpaye. Nagiye ubugira gatatu, tubabura dutaha, urabona kutega ujya i Kabgayi ukongera mbese nagize mvuga ngo mbivuyemo, ntibazansubizayo bandeka, ubwo nimpfa nzapfa uko cyangwa n'ibizankiza izankize. Nkicara nkayibwira Imana, ibuka amasasu ya Rebero n'aya SIDA byamporiragaho, urebe imihoro yose naciyemo, urebe udushoka naciyemo, uhandindire. Ikirenze kuri icyo ndabahojwe, nabyaye n'umwana abaye muzima, ndwaye SIDA ari muzima, Mana uremeye ko mpfa nkamusiga ntamureze? Mbese nkajya nyibwira Imana rero irumva. Zanshaza ntabwo njye navuze ko ntazasubirayo, nzapfana nazo. Gusubira i Kabgayi bivaho, ndakomeza nkurwariye umutwe kugeraho mpfuna inyo, kuko napfunye inyo ndwaye iyo kanseri y'umutwe, iza no kwimuka ijya mu mugongo. Nagize kanseri y'umugongo, hajemo inyonjo, niho nabanye bikomeye rero. Ya mapiyese gucuruza ndabireka, biba ngombwa ko nubaka amazu, uvuga ngo kuko nari naguze ikibanza kinini cya miliyoni 20 aho bita Kabeza Samuduha, nubakamo amazu. Aya yine nashuzaga amapiyese yose umva narayegeranyije, nacuruje nasubira kurangura, ndayegeranye ngene nubakamo amazu muri ibyo bibanza. Muri icyo kibanza nari naguze ibibanza 2 binini bihuriza hamwe, nubakamo amazu. Mvuga ngo ndamaka nanapfuye, yamaze azasigara arengera babana, kuko abana nabo ngize 2 kandi bose ari bazima. Nkavuga nti icyatumye rero ibama ari bazima ndi umurwayi, no kubabeshaho uzababeshaho. Ko njye nenze ku isaha n'isaha nicaraga nzi ngo ejo nzapfa. Ubwo rero ya mafaranga ndayasabye 5 miliyoni, mberetse ya mazu maze kuzuza. Ya 5 miliyoni nayafashe ndi mu cyiciro cya mbere, ntazi ko icyiciro bakishyizemo. Bansaba kuyagarura kandi narayatanze, kuko nari nagiye kwivuza i Bugande. Banga ko amazu rero akodeshwa, kuko mbere yo kugenda nari nasize mfashe umukomisiyoni, ndamubwira mbabarira umbwira aya mazu azajya yishyuzwa gute buri kwezi. Mama muracyari kumwe n'abana na barumuna bawe icyo gihe? Abandi bagiye hanze, abandi barashatse, nasiganye na mama n'abana banjye 4 babiri prite. Ubwo twari 4 ku ntuzi mu rugo. Ubwo ngiye kwivuza nyine, ubwo nsanga ngo ndi mu cyiciro cya mbere. Uri mu cyiciro cya mbere ntabwo afata ntabwo afata inguzanyo. Bari barakigwaye utabizi? Ntabyo narinzi. Hane nababajije impamvu bari barakinshyizemo, barambwira ngo bafashaga mama, kuko mama ni umukecuru ari muri za 80,
ngo nanjye nararwaragurikaga nyine ngo bagira ngo babone ukuntu nzajya nifuza ngo binyorohere, ariko giye ibyo ngibyo urumva njye ntabwo muri make ntabwo nabihaye agaciro, kuko kunshyira mu cyiciro cya mbere mfite imitungo, nzi ko icyiciro cya mbere ari icy'abakene kandi njye ntabwo nari umukene. Aho rero bikaba binambabaza cyane nyine babandi banze kuma amafaranga bavuga ngo nyagarure, kandi nayanjye nayatwanye mfite icyo agiye kumfasha kuyagarura, rero byarananiye cyane ko ninayahaye n'umugande buri muganda kuvura wa isabo ni bandi bashanga ugarura amafaranga banke basanze ni mu cyiciro cya mbere, urumva naragiye muguzanye bayima batankoreye dosiye nk'uko waba unzi, ukavuga uti genda, nari imeze nabi bishoboka, ukavuga uti genda dosiye ndasigara nyikora. Ubwo rero mu kujya kuyikora niho basanze mba muri cya cyiciro cya mbere, bati twaguhaye amafaranga utabyemerewe bayagarura. Sinanjye wayifashe telefone kuko hari uwo twari twajyanye. Ubwo uri Buganda uri kwivuza? Hari uwo twari twajyanye rero niwe witabaga telefone yanjye, arangije rero nawe urumva arabizi ko amafaranga twari twayatanze, aranyihorera ndakomeza ndivuza. Ariko beza gutirara ati rero ya mafaranga barayakeneye. Ndavuga nti twarayatanze urabizi, ruva no mu kanwa nawe urabibona, kandi naje mbabaye nta nubwo twayaka ngo banane n'umugande yayafashe ntayo yagusubiza. Ndatuza ndivuze, ndavuga ni kizima nuko amazu afite ahazava, amafaranga afite ahazava hari amazu. Rero nivuza ntitaye, amazu rero nabo barayafata barayafunga, banga ko amazu akodeshwa. Ubwo abakomisiyoneri bari bambwiye ko hazajya hava 960 ya buri kwezi, kuko yari amazu 3 agizwe n'amazu 6. Barangije rero amazu barayafunga banga ko akodeshwa. Umwaka wenda gushira, umwaka wenda gushira amazu arafunze adakora. Urumva harimo n'amazu mashyashya, byari ikibazo muri make abongereye ubwenge rero bavuze ko bariho bayateza cyamunara. Byabaye ngombwa ko nsezera ku ba doctor ndavuga mu myemerere njye mu Rwanda gato nzagaruka. Bati banza wivuze. Ntabwo ni kwivuza sinabishobora, niyo nakomeza nkarya mano nahagwa byonyine ntekereje ko imitungo yanjye bayitwaye. Banki yari kubwiye kuri buyitware? Urumva bahamagaye wa murwaza, baramuhamagaye barabimubwira, ahubwo ntiyahita nabimbwira, wabanza kugira isoni. Ati ni isoni navuga we yagize ubwoba bwaho kubimbwiraho. Ubwo kuri finali niho yabimbwiye habura nk'iminsi 3 cyangwa 4 gutyo. Ni 4 yaburaga kuko naraye ngenda ijoro, sene umuntu wese nzicumurira. Ndarangiye ndavuga ngo nze hanga ikirego cyamunara kurweho. Kandi naraje koko niko byangendekeye, hanga ikirego banyumva vuba bitewe n'ukuntu nari meze, bangiriye imbabazi nabo barareba bavuga ati none se we bagwaye inguzanyo ujya kwivuza amazu oya cyamunara bayikuraho. Bari bampaye miliyoni 5 banyishyuza hafi 9, 8 n'ibindi. Bahita bazi ku uwo mwanya se? Muri ayo mezi nyine numva bashyiragaho amande. Ndangije rero nabyo ndabirekarama, n'aya mafaranga barayagabanya bagira 6,800 zari hafi 9. Ubwo mbageze irangiza rubanza ebyiri, igabanya amafaranga nikuraho cyamunara. Bwari buke baza guteza cyamunara, zarangiza rubanza mba ndazifite. Zerekanye rero cyamunara ikurwaho. Ikuweho ngo byabaye ngombwa ko nsubira i Buganda kwivuza. Ndagenda ndivuza rero yamazu ntabwo bemeye ko cyamunara yakuyeho, bakomeje kuyakoresha. Sinabimenye jewe bashyizemo abapangaye, nkagira ngo bariho bariyishyura, kumbe bariho baregeranya amazu gusa. Iyo ni banki bariho baregeranya amafaranga n'amafaranga, nkibwira ko bariho bajya kuyishyura ariko ntibagende ngo bishyure. Yaje gutinda rero ndabimenye nyine ndagaruka. Ngarutse rero nza muri cya gipangu cyanjye, umuryango wari kuko icyo gihe birukanye babandi nasizemo, bamukesheje n'abana.
mama we yahise afatwa n'umuvandimwe uri i Nyamata, n'ubu niho ari. ubu ni umwana umwe ari Mama niho ari i Nyamata? ya ubwo ni mukuru wawe? ari ku mutoya wanjye. Okay. Taje gutinda rero amazu ndaje nyicayemo, bakajya bishyuza nkagira ngo bariho barishyura banke, kumbe ahubwo barishyuza bitwarira bande, ariko bishyuza bitwara. banke urumva bashyizeho umuhesha w'inkiko. Hari umuhesha wa mbere bashyizeho, umuhesha wa mbere bashyizeho nje ndeze. Ese izo nzu zishyuraga angahe ku kwezi? 960 ya buri kwezi. Noneho wa muhesha wa mbere rero babihaye cyamuna arikuweho, yahise avaho, hazaho undi bashyiraho undi. Wa wundi rero niwe waje akajya afata amazi akayakodesha. Je nkibwira ngo bari barishyura banke, kumba amafaranga ntumbaze ko byagenze, kuko narabaze nkurikije igihe gishize. Ubwo turi mu mwaka wa kangahe icyo gihe? 2016 niho nafashe inguzanyo. Nza mu rubanza ni 2017, kuba 2017 muri make cyamuna arikuweho. Urumva nyuma yaho ni isaha hahandi naje ngasanga nyine amazu nyagiyemo, bakajya bishyuza nkagira ngo bari bariyishyura, kumba amazu barayanyambuye, igihe sinabimenye ko bayanyambuye. Niho rero ndamvuze reka njye kubaza impamvu batama amazu yanjye, kuko amafaranga nari ndimo urukiko rwari rwategetse, nabaze ko agize gute bayabonye. Noneho hanabara n'inyungu, kuko hari n'igihe cyabaga hari inzu idafite umupanga, ibyo nabyo nkabibara ko aho batahishyuje, mbese mbara amafaranga yabo bagomba kwishyura. Mbaze kwagera rero ngiye kubaza niba amazu bayansohoyemo rero banke. Nagiye kubibaza, nagiye ku murenge, kuri polisi aho hafi yegeranye n'umurenge Kabeza Samudo. Mbaza impamvu amazu yanjye nayabona amadeni ndimo narayarangije, bariyishyuye byararangiye, aho kugira ngo banyishyure aya mazu yanjye, bame ya mazu yanjye ahubwo bose bansohora. Polisi cyangwa polisi n'umurenge bahise baza baransohora. Ubwo rero biba ngombwa ko tangira ubundi buzima nyine mbaho gutyo, mbaho ntagiraho kuba muri make. Amazu bayafite nzize miliyoni 5. Amazu se afite banke? Amazu urumva bafite umurenge? Amazu urumva ni banke yanyambuye, yanyambura nanaburanye natsinze, mfite irangiza rubanza. Urazifite izo mpapuro? Cyane ndazifite, ariko urumva ko gusubira kwa muganga nazijyanye kugira ngo abadokiteri babone ko nari ngiye kwivuza ntaturutse ibitaro, zibagirwa i Bugande. Ubwo rero ngiye kurekarama ko imitungo yanjye bayinyambuye, kandi amafaranga yabo barayarangije kuyishyuramo, niho bambajije zarangiza rubanza sinazibona. Nsubira mu rukiko kongera kurega, kuko narinzi ko muri mashini baba bazifite irangiza rubanza ziba zasigayemo. Nta gaciro rero urumva, mbaza ko babigenje, nta gaciro babihaye. Bo baciye urubanza ko mbanza kuzana zarangiza rubanza, kandi sinzifite, ziri Bugande n'imipaka yarafunzwe, ntawe ugenda i Bugande. Ubwo rero byaje gutinda, nyine ndakomeza ntanga ikirego banziza izo rangiza rubanza ko ntazifite, bavuga ko nsinzwe. Ndajurira njya mu Nyamirambo nabo baca urubanza bakurikije uko mu Kagarama babikoze. Taza rero ndwana no kuvuga ngo reka nzongera kuvuga ariko nabonye irangiza rubanza. Ubu rero irangiza rubanza narazibonye, ni nkuko wagenda wenda waramenye ko mfite icyo kibazo, ukambwira ati zarangiza rubanza zaba zirenza zikuzanira. Yaragiye n'indege, noneho rero mubwira aho ziri, arazinzanira. Ubu narazibonye, bivuga ngo nahise njyanda perezidansi. Ubu numvaga ntasubira, nabajije umuntu ati umwavoka arambwira ati kuva urukiko rwaraciye kuriya aho ntacyo bakumarira, ahubwo ujya perezidansi. Nyine ndangira honge, ngiye perezidansi banyohereza ku muvunyi rero ubu niho ndi. Ubu uri kuburana ku muvunyi? Nta kibazo, nta kintu barambwiraho. Urumva umuvunyi nagiyeho yanyambwira ko bizakemuka avaho.
avuyeho haza bashyiraho undi umudamu uriho ubu ngubu. None umudamu barambwira ngo ni perezidansi nako ngo byararangiye kwa yananyandikira urwandiko ruvuga ko igihe cyarenze. Nsubira perezidansi rero bansubiza bambwira banshubije inyuma bambwira ko ngomba gusubira ku muvunyi rero bose ndasubirayo niho nabivuze nti reka nce hano. Izo mpapuro zifite? Ndazifite. None iyo bakubwira ko urubanza baruciye ugatsindwa ni ukukubwira ko inzu ari iza banki? Ubwo nyine ngo bazihaye banki kandi hejuru ya miliyoni 5. Noneho nabajije se inzu zifite agaciro kameze za miliyoni 5 nafashe zihuriye n'imitungo ingana gutya, kuko icyo gihe n'abantu zabarahageze abakozi bo ku muvunyi. Umugabo akiriho hataraza uyu mudamu barahageze bareba n'amazu ko kubasanga naho bihuriye. Niho rero bahitaga bahindura umugabo haza umudamu rero ararangiza avuga ko nta kindi yabirenzaho. Iyo waje umwavoka kubwira ko byarangiye wa banki ntabwo tuvugana. Wowe nta mwavoka ufite? Ntawe mfite ubu. Izo mpapuro wacyazifite? Impapuro ndazifite. Ayo mazu ni banki iri kuyishyuza? Ese iyo banki ni iyi? Bayita Vision Fund. Iba ku Muhima. Bivuga ngo rero ayo mazu urumva bayatwaye gutyo. Ubwo nasubiye ku rwego rw'umuvunyi nyine, uwo mugabo amaze guhindurwa hagiyeho umugabo uherukaho wayoboraga simwibuka izina. Ariko bariho umudamu rero yavuze ko ngo ntacyo yahinduraho. Subira perezidansi bambwiye ko ngomba kongera gusubira ku rwego rw'umuvunyi, byakwanga nkazasubirayo ubundi sindajyayo rero. Uvuga ngo uteganya gusubira ku muvunyi uko perezidansi abikubwiye? Yego. Byakwanga gusubira muri perezidansi? Okay. Hanyuma ufite icyizere ko uzasubirana umutungo? Cyane. Uyu munsi ubayeho mu buhe buzima? Tugana ku musozo nyine. Ni ikibazo gikomeye cyane nyine, mbayeho nabi nawe urabyumva. Nese udafite aho kuba. Okay. Watanga nimero za telefone mbere ko tugusezerera? 0782 55 97 51. Nta kazi ufite muri iyi minsi? Reka da, ndicaye gutyo. Uri kumwe n'abana babiri? Yego. Urakodesha? Ndakodesha ariko ni ikibazo. Urumva gukodesha utagira akazi ni ikibazo nacyo. Okay. Urakoze cyane inshuti. Imana ikomeze ihagane nawe. Reka tubashimire mwese bari badukurikiye ku IHUMURE TV. Nge narikuzo Emi, twari kumwe n'uyu mumama kandi mwumvisha ibiyaciyemo bikomeye ndetse n'ibihari mu uyu munsi bitamworoheye. Hanyuma mwese badukurikira muri uyu mwanya, buri wese afite umusanzu we. Niba ari ukumusengera ukamusengera, niba ari ukumukomeza ukamukomeza. Hanyuma kandi nawe ushikame, Imana izakugirira neza. Uri Imana ntirenganya kandi byose irabizi. Hanyuma ku kibazo kijyanye n'uburwayi, hari icyo barakubwiyeho? Impapuro zivuga ko oya genda muzima nta kibazo mfite. Baripimishije? Negatifu nayibonye 2012 ku Gitega. Noneho kutakirwaye SIDA? Reka da, bakavuga ko SIDA idakira, ngomba gukomeza imiti rero yananiye. Ngira naho mpava rwose ndanahimuka, nanarwara bakanga kumvura bavuga ngo ninkomeze imiti, ngo niyo mpamvu imiti ntabwo nayikomeje Gitega rwose. Uri muzima? Ndi muzima cyane. Hanyuma hari umupasiteri wagusengeye cyane? Baransengeye aho nakirijwe. Ahubwo Imana igumugisha kunyibutsa ahantu. Imana impere mugisha Munyakazi Patrick na Kayitesi Grace. Nakijijwe ninjiye mu rusengero rwabo aho bita mu Ikarabiro Murakoze Church. Nari ndushye cyane icyo gihe byari binameze nabi, mfite agahinda kadashira. Umva ndahagera hari umumama pastor mama wacu nyine akajya atera agatebe akansengera, amasengesho yansengeye. Imana ijye imumera umugisha. Urakoze cyane. Nabo uraza kuduha nimero zabo za telefone tubavugisha. Nge narikuzo Emi, nari kumwe n'uyu mama Serafine. Reka tubabwiye ko nakagaruka. Nanone kandi niba utarakora subscribe yikore, niba utarakora like kuri iki kiganiro yikore. Hanyuma inkunga ikomeye no gusangiza benshi iki kiganiro. Imana iguhe umugisha. Wakoze cyane. Namwe murakoze.